twongeye kubaha ikaze kuri Rwanda 360 umuyoboro wanyu ubabwira u Rwanda mu mpande zose. Rwanda 360 tubabwira ibigize u Rwanda, tukababwira amakuru y'u Rwanda, tukababwira amateka y'u Rwanda, umuco, tukabakumbuza u Rwanda bari kure n'abahari, tukababwira ibyo baba batabonye. Uyu munsi rero tubahaye ikaze mu kiganiro Kabeho Rwanda, ikiganiro gishya kuri uyu muyoboro. Tuzajya tuba turi kumwe na Nicolas nkuko mwamubonye ubushize atubwira uyu muyoboro, ikiwugenza, imirimo azajya akoraho. Uyu munsi yagarutse rero kugira ngo atangize iki kiganiro gishya Kabeho Rwanda. Nicolas, ikaze. Urakoze cyane Ivan, urakoze, ndagushimiye, nshimiye n'abadukurikiye ku muyoboro wacu wa Rwanda 360, by'umwihariko mu kiganiro gishya cy'uyu munsi Kabeho Rwanda. Ni ikiganiro muzajya mukurikira mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuzajya tuba twateguye. Birumvikana nk'uko Ivan rubivuze, tuzajya tuvuga u Rwanda, tuvuge umuco, dukumbuze abantu u Rwanda, bityo turusheho gusobanukirwa n'amateka y'igihugu cyacu, ndetse abari kure barusheho kongera kukinyoterwa no kugikumbura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagushimiye rero kuri uyu mwanya ko wongeye kunyakira, kandi ndizera ko turi buze kugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Nicolas. Warunyujijemo muri make Kabeho. Reka duhere ku muyoboro. Kaduhere ku muyoboro. Hari abantu bambajije ngo ese kubera iki Rwanda 360? Wabitwibutsa? Wari wabivuze muri video ya mbere twakoze ivuga kuri uyu muyoboro, ariko kuba batarabikurikiye watwibutsa impamvu ya Rwanda 360? Impamvu ndabivuga mu buryo bubiri. Impamvu ya mbere ni iryo zina, inkomoko yaryo ku kishene cyangwa uyu muyoboro twahisemo kwita Rwanda 360. Birumvikana u Rwanda ni igihugu cyacu, ni igihugu dukunda, ni igihugu twavukiyemo cyacu, niho dufite imizi. Birumvikana ko u Rwanda byo birasobanutse. 360 ni uburyo twatekereje bwo kujya tureba mu nguni zose z'imibereho y'Abanyarwanda, gahunda za leta mu buryo butandukanye. Nta ngingo n'imwe ireba igihugu cyacu iyo tuzagiraho igitekerezo cy'uburyo twayiganiraho, nta ngingo n'imwe tuzasiga. Ni iki giteranyo cy'izo ngingo zose tuzajya tuganiraho. Iyo tuvuze umubare 360 biragenda bigakora uruziga, bityo dutekereza muri ubwo buryo ko ishene yacu cyangwa uyu muyoboro twawita Rwanda 360. Muri make, kugira ngo abakurikira babyumve, bagerageze bibuke bari mu ishuri, yego, tugakoresha kompa, bakatubwira dushushanya ikiziga. Iyo wakoze 360 uba wakoze ituru yose, uruziga rwose, uruziga. nta hantu. Turi kuri Rwanda, tugomba kwikina Rwanda kitavanze. Yego. Okay, donc iyo wakoze 360 uba wakoze uruziga rwose. Ni ukuvuga ko niba rero ufashe u Rwanda 360, ni ukuvuga ko ntacyo usize inyuma. Ntacyo wasiga inyuma, birumvikana, kandi gifitiye akamaro abadukurikira. Haba ari bazabona ibiganiro mu buryo bwinshi: ubukungu, ubuzima, imibereho myiza, umuco, nta tuzasiga. Uyu munsi rero, uherutse kuza utubwira ibyo uzajya ukora kuri uyu muyoboro, ibiganiro, icyo ugamije, intego yawe. Mpamagarira ababa batarabimenye cyangwa batazi ikikugenza, basubira inyuma bajye kureba video ya mbere yitwa ngo umuyoboro mushya w'Abanyarwanda, barebeho baramenya impamvu y'uyu muyoboro,
n'ibyo uzajya ukoraho. Ni ukuvuga ko uyu munsi akazi karatangiye. Katangiye kandi karatangiye, tunabasaba dukurikiye kugira ngo bajye bakora subscribe kugira ngo ko dushyizeho ikiganiro bajye babona notification cyangwa bajye babona ubutumwa bababwira ko twashyizeho ikiganiro, bajye bakora like cyangwa ikiganiro bagikunde, kandi bajye bagisangiza abandi, bagipartage cyangwa subscribe. Warambwiye ngo ni ukwiyandikisha. Ikinyarwanda rero buriya guhindura ururimi mu rundi biragoye, ariko bisa bityo nko kwiyandikisha kugira ngo hagize ikiganiro cyiza ujye ubimenya. Ni nkaho ububwiye YouTube uti nyamuneka aba bagabo ibiganiro byabo ndabikunda, ujye undaburira nihazaho ikiganiro gishya, ujye undya akara ikiganiro kugira ngo ntere akajisho ndebe ibiganiro bagize. Ni byiza rero ko tuzajya dusangira n'ijambo, abadukurikira bakakora commentaire kandika, tuzajya dusigamo umwanya kugira ngo nabo dufate umwanya wo kubyumva, kuko u Rwanda turarusangiye. U Rwanda ni urwacu, tugira igihe cyo kubikurikirana ibyo bifuza ko twajya tuganira, ibyo twakosora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bose bahawe ikaze kugira ngo tujye turushaho kubaka igihugu cyacu. Urakoze cyane Nicola. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi wifuzaga kugaruka ku biherutse kubera i Paris mu Bufaransa. Hari gahunda iherutse kuba mu kwezi kwa kabiri, itariki ngira ngo 21 na 22 niba ntibeshya, 21 z'ukwa kabiri, ubwo ni Gashyantare. I Paris mu Bufaransa habaye inama, reka nyita inama, yahuzaga Minisiteri y'Ubumwe dukunze kwita Minubumwe hamwe na Interpeace, bahura n'urubyiruko ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa. Bahuye n'urubyiruko rw'Abanyarwanda, yaba ari abavukiye mu mahanga ariko bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, baba muri ibihugu by'Uburayi. Umutwe w'iyo nama wavuga ngo iki? Insanganyamatsiko wayitwibutsa? Kwari ukwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa, kurushaho kubwimakaza, ko n'ibiganiro byose byari bishamikiye kuri iyo, byose byaganaga ku bumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Noneho Nicola, mbere y'uko tujya, kuko uyu munsi turashaka kureba kuri ubwo bumwe n'ubudaheranwa bubwirwa urubyiruko, kubera iki Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda na Interpeace bagize icyo gitekerezo cyo kubwira urubyiruko ku byerekeye ubumwe n'ubudaheranwa. Mbere y'uko tugera aho ngaho, banza tunyuremo muri make nk'umuntu wari uhari. Ese ni uwuhe mwuka wari uhari? Ese abantu babyitabiriye ni bande? Byari bimeze muri makeya, none ubundi tujye twinjira mu bitugenza uyu munsi. Yego Ivan, urakoze. Ndaza kuvuga ishusho rusange, ntabwo ndi buze kwinjira mu biganiro byahabereye kuko byagiye biganirwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa abantu bagiye babikurikirana mu bitangazamakuru bitandukanye. Nk'uko wari wabivuze, ni ibiganiro byateguwe na Minubumwe, Interpeace ndetse ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda hano mu Bufaransa. Ibiganiro bitumirwamo urubyiruko ku mugabane w'Uburayi. Byari ibiganiro rero bifite insanganyamatsiko yavugaga ku bumwe n'ubudaheranwa, birumvikana. Hanyuma byari mu myanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano yabaye mbere y'ubushize. Biri muri bimwe rero byo gushyira mu bikorwa, birumvikana, inama y'igihugu y'umushyikirano, imyanzuro, ariko nanone kikaba ari n'igikorwa cy'ingenzi, cyane cyane urubyiruko ruba mu mahanga ruba rukeneye guhabwa, kuko bari ibiganiro bivuga ku mateka y'igihugu cyacu, ibi biganiro bivuga ku bumwe, ibi biganiro bigaruka nanone ku kwiyubaka k'u Rwanda, aho u Rwanda rugeze, kuko rufite aho rwavuye, intambwe rwateye, n'aho rwifuza kugera. Ibyo byose rero urubyiruko, ari abavukiye muri ibi bihugu cyangwa baje ari bato, baba bafite amatsiko yo kumenya ibyo byose. Hanyuma rero ishusho rusange ni uko wabonaga ni urubyiruko rwari hagati y'imyaka 18 na 35 ugereranyije, ariko byari ibiganiro byari
byitabiriwe n'abandi bakuze wenda batari muri ibyo byiciro, abayobozi muri za ambasade, abambasaderi bose narababonye. Ku mashusho twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga, twabonye ko abambasaderi b'u Rwanda muri ibi bihugu by'Uburayi hafi ya bose bari baje, ndetse no kugera kure, kuko ambasaderi reka wenda mvuge nk'izina aha ngaha nka ambasaderi Kayonga, ni ambasaderi mu kihe gihugu? Muri Turkey. Ni ukuvuga kuva Turkey kuza i Paris gushyigikira. Ambasaderi mu kihe gihugu? Muri Estonia, hari i Burayi hariya hirya. ni ukuvuga ko Europe de l'Est, ni ukuvuga ko abo bambasaderi bose b'u Rwanda nabo baje gushyigikira icyo gikorwa. Baje gushyigikira icyo gikorwa. Ni amashusho yagiye agaragara, yego mu mafoto, nubwo byabereye i Paris, ariko n'abandi nabo baje n'abandi baraje, n'abandi bose bari muri organisation, birumvikana kugira ngo kiriya gikorwa kigende neza. Byari ibiganiro rero bibereye ijisho, byari ibiganiro byiza cyane byubaka, hatanzwemo ubuhamya butandukanye bugaragaza intambwe imaze guterwa, ariko nanone bagaruka inyuma mu mateka igihugu cyacu cyanyuzemo, amateka ashaririye, bagaragaza ingaruka yagize ku muryango nyarwanda, ariko bigamije cyangwa icyerekezo ari ukurushaho kubaka ubumwe bwacu n'ubudaheranwa. Muri rusange ni ibiganiro, habaye pano ebyiri mu gitondo na nyuma ya saa sita. Hari abatanze ibiganiro, wabonaga rero ari ibiganiro urubyiruko rukeneye kumva. Batanze ubuhamya, wabonaga urubyiruko rukeneye gukomeza kumva, kandi kikwereka ko abantu bumvise, kikwereka ko abantu banyuzwe n'ibiganiro, ni uburyo babaza, ni uburyo bunganira mu kiganiro. Wabonaga rero ko ari ibintu byiza kandi urubyiruko rwari rubinyotewe, ndetse banasabye ko ari ibiganiro byajya biba ngarukamwaka aho bishoboka. Ntekereza ko rero ari ibiganiro bizajya bitanga umusaruro, kuko ubumwe bwacu ni inkingi ikomeye, ni imwe mu ndangagaciro zacu abantu baba bagomba gusigasira, ariko cyane cyane abakiri bato. Ababitekereje rero bakoze akazi gakomeye, hanifuzwa ko byajya bikomeza bikaba ibiganiro ngarukamwaka. Ndumva ari icyo ni ubwa mbere byari bibaye wenda ku mugabane w'Uburayi. Kuri jye iyo gahunda, navuga ko ari ubwa mbere iyi gahunda nari nyibonye, ibiganiro ku bumwe n'ubudaheranwa, ndumva ari ubwa mbere. Ariko nanjye mu mboni zanjye nifuza ko byajya biba ngarukamwaka, kandi iyo bikurikiye neza, si ibiganiro bireba abajene bakiri bato cyangwa babyiruka, n'abakuru, kuko ibiganiro bivuga ku mateka y'igihugu cyacu, n'abakuru baba bakeneye kuyumva. Uravuga ngo mu mboni zawe nawe wumva byaba byiza ko ibyo biganiro biba ngarukamwaka, ariko se na mbere yo kujyayo niko wabibonaga, cyangwa ni ukubera wabigiyemo ukabona ibyahabereye ukavuga uti ibi bintu ni byiza byakagombye kuba ngarukamwaka? Kuri jye bari baratinze. Ni ukuvuga ko na mbere y'uko biba ni ikintu wifuzaga? Kuri jye bari baratinze, kuko iyo umuntu avuze ubumwe ngenda byumva, iyo umuntu avuze indangagaciro y'umunyarwanda ku bumwe mbyumva cyane, kuko kutaba umwe nibyo byasenye igihugu cyacu. Ikintu rero cyasenye igihugu, kuko abantu batakaje iyo ndangagaciro, itsinda rimwe cyangwa igice kimwe cy'abantu bagatakaza iyo ndangagaciro, igihugu kigasenyuka, kikanyura mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubumwe bugasenyuka. Ntawabura gushyigikira gahunda cyangwa politiki ya leta igaruka kongera kukubaka ubumwe bw'abanyarwanda, cyane cyane ku bakiri bato, kuko abakuru bo nabo barabikeneye nibyo, ariko nanone abakiri bato babikeneye kurushaho, kuko nibo Rwanda rw'ejo hazaza, nibo bayobozi b'ejo hazaza. Gute rero? Aho ngaho niho tugira ngo niyo mpamvu y'iki kiganiro, kugira ngo dusobanukirwe, kubera ko nyuma y'ibihe bibi igihugu cyacu cyanyuzemo, amateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi, byasabaga ko abantu bongera kumva ubwo bumwe, gusobanukirwa ko ari bamwe basangiye igihugu,
na za gahunda zaje kuza nyuma za Ndi Umunyarwanda tuzagira igihe cyo kuganiraho kuri uyu muyoboro kubera ko abo bantu bari baranyuze muri aya mateka ariko se urubyiruko rutabaye muri ayo mateka wenda nk'abavukiye muri aya mahanga bazi ayo mateka kubera ko bayabwirwa hari abayabwirwa nabi hari abayabwirwa nabi hari abayabwirwa ariko bakayabwirwa nka kwa kundi twajyaga mu ishuri tukiga histoire tukumva ari ibintu bya kure wenda tukabyiga kugira ngo tubone amanota urwo rubyiruko ni gute ruri concerne n'ubumwe n'ubudaheranwa eske urwo rubyiruko se ruri divize ese urwo rubyiruko rurabura ubudaherana donc ubudaheranwa nako ni gute urwo rubyiruko ruri concerne n'ubumwe n'ubudaheranwa Ivan ndagira ngo ngusabe unyemera dusobanura iki kintu izo nyito ebyiri ubumwe ni iki ubudaheranwa ni iki reka duhere ku bumwe kuko ni amagambo abiri yuzuzanya iyo uvuze ubumwe kuba abantu bari umwe kuba abantu basenyera umugozi umwe kuba abantu bari mu cyerekezo kimwe kuba abantu bumva igihugu mu buryo bumwe kuba umwe ndumva ni ijambo ubwaryo ryisobanura ni ijambo ryisobanura kuba umwe nk'abenegihugu kuba umwe nk'abavukarwanda kuba umwe nk'abanyarwanda kuba umwe nk'abantu dusangiye ubwenegihugu kuba umwe nk'abantu dusangiye ururimi iryo ni ijambo risobanutse ritagomba ubusobanuro buhambaye ariko icyiza kurusha ibyo byose ni uko ubumwe biri mu ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda biri mu ndangagaciro kuko twagiye tubibona no mu bihe byashize haba ari mu gihe cya mbere y'ubukoloni abanyarwanda bari umwe nubwo bavaga mu nzu mu mazu atandukanye nubwo babaga mu moko atandukanye attention ndavuga mu moko ndavuga abasinga ababanda abega ubundi niyo moko duhuriyemo twese niba wumvise biri ngombwa kubiprecisa ubwo ni ukuvuga ko hari ikintu cyo kwigishamo aho ngaho cyane niyo mpamvu utwemerera ko tuzabigarukaho cyane tuzabigarukaho mu kiganiro wenda cy'ubutaha kuko kenshi abantu iyo bavuze ubwoko hari igihe abantu babikoramo amakosa bagatekereza ya moko twazaniwe n'abakoloni ari nayo yadusenye ariko igihe nivuga ubwoko babyumve muri sanse y'uko vuga abasinga kuko ayo moko abasinga ababanda abaziga abo bose ubasanga mu banyarwanda icyo bita rero kuba umwe nicyo ngicyo nicyo nuko twisanga kumenya ko nubwo muri ayo moko yose ariko cyane tugomba kuba umwe murongo kuba umwe nicyo bivuze kuba umwe ntawe ugomba kubameneramo ngo abatandukanye ni naryo kosa ryabaye ni nayo mahano abakoloni batuzaniye ubwo bazaga kuducamo ibice ibyari ibyacu bakasa n'ababishyize ku ruhande bo bakatuzanira ibyabo kandi abari abayobozi icyo gihe bagira ikosa nabo ryo kubyumva barabyemera bakora n'amakosa akomeye yo kubyigisha abantu babikoramo amakosa ndetse kugeza ku rwego aho umuntu yica undi ubumwe rero burakenewe kubera ko ubumwe bwacu bwari bwarasenyutse ariko ndakomeza kwibaza noneho urubyiruko uburyo nyine urubyiruko rugomba kumva nyine ko birureba ushobora kubigisha ayo mateka timurebe ibyabaye nk'ibyo ngibyo uvuze timurebe ibyabaye n'amarorerwa yabaye nuko bemeye gutakaza ibyari ibyabo cyangwa se gutakaza ibyari ibyacu bakemera iby'abandi bikadutandukanya bakibagirwa ko ari umwe ukabigisha nyine ayo mateka ariko ndagira ngo udusobanurire Nicolas wari uri muri ibyo biganiro byabereye i Paris uburyo ubumwe n'ubudaheranwa ku rubyiruko rw'uyu munsi ruba mu mahanga kubera ko byabereye mu mahanga ibyo bintu bibareba gute cyangwa se ni gute minisiteri mirongo yabitekereje ngo ibikore nubwo utari umuvugizi wa minisiteri ariko ndagira ngo udusobanurire uburyo urubyiruko rwavutse ejo bundi ruri kure y'u Rwanda ruri mu mahanga ubwo bumwe n'ubudaheranwa bibareba gute Ivan ndakwibutsa ko urubyiruko cyangwa abakiri bato bavukiye
muri aya mahanga muri ibi bihugu turimo bafite iyo identite, bafite icyo cyapa cy'ubunyarwanda, ntaho bagihungira, ni abanyarwanda. Dukuyeho ko bavukiye hanze, dukuyeho ko baje ari abana, dukuyeho ariko ni abanyarwanda bakeneye kumenya amateka y'igihugu cyabo, bakayamenya, yaba ari ameza yaranze igihugu cyacu, yaba ari n'amabi yaranze igihugu cyacu, bakayamenya. Ameza bakayubakiraho, amabi akababera isomo, bakayamenya kugira ngo bajye bayirinda, bakayamenya akababera isomo, bakamenya aho ababyeyi cyangwa abatubanjirije cyangwa abayoboye igihugu mbere bakacyoreka muri buriya buryo, aho batsitaye, aho bakoze amafuti bakazabyirinda. Urubyiruko nibo bayobozi b'ejo, bari muri ibi bihugu bariga, biga neza kimwe n'ahandi hose. Igihugu si kizayoborwa n'abandi, nibo bazakiyobora, bazayobora igihugu, bazataha bajye gukora imirimo itandukanye. Ntabwo ushobora kuba witwa umwenegihugu utazi amateka y'igihugu cyawe, utazi aho cyavuye, utazi amateka yakigwiririye mabi, amahano yakigwiririye nka jenoside yakorewe abatutsi. Nituvuga amahano buriya ni ivangura ryagejeje abanyarwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Urubyiruko rero bagomba kubimenya hatitawe ngo yavukiye aha cyangwa, bagomba kumenya ayo mateka bakayasobanukirwa, kugira ngo n'ejo bundi mu myaka iri imbere, mu binyejana bizaza, u Rwanda ruzabeho rwemye ruzira jenoside n'ingengabitekerezo yayo yose aho iva ikagera, n'ivangura iyo ari ryo ryose aho riva rikagera. Ndagaruka rero kuri ibyo biganiro, hajemo ibiganiro by'amateka, hajemo ubuhamya, umuntu agatanga ubuhamya bw'uburyo yabaye muri icyo kintu cy'ingengabitekerezo cyangwa kugira amakuru mabi ku gihugu cye, ayahawe n'ababyeyi, bikageza aho ubwe yumva adakunze igihugu cye. None wowe urumva urubyiruko rutari rukeneye kuganirizwa, kandi abavuga ibyo, abatanga ubwo buhamya, icyo gihe batangiye kubyigishwa nabyo ubwabo ari urubyiruko, bari muri iyo myaka, barabikurana. Ariko ku bw'amahirwe buriya hari abantu byorohera gusohoka muri icyo kintu cy'umwijima, agashaka kumenya ukuri. Bityo rero urubyiruko rukwiriye kwigishwa, rukamenya ayo mateka, bagatinya ikibi n'igisa nacyo, kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza. Yego. Noneho kubera iki ari urubyiruko rwo mu mahanga rwatekerejwe cyane kuri iyo gahunda? Ni ukubera ko bari kure y'igihugu, cyangwa se kubera ko bari mu bihugu by'amahanga ntago bigishwa ayo mateka se, cyangwa ni ukubera ko hagaragaye wenda nk'abateguye ibyo biganiro hari icyo baba barabonye bakavuga bati reka tujye gufatirana bikiri bitarajya kure? Yego, urakoze. Muri icyo kibazo mbaje harimo n'igisubizo. Hano Ivan, urubyiruko ruri mu Rwanda bafite amahirwe yo kumenya amateka y'igihugu cyabo, kuko bari mu Rwanda. Kubera iki? Bayigira mu ishuri? Barayiga mu ishuri, bagira itorero, iyo barangije ishuri bagira itorero, bagira icyo bita urugerero. Donc bo bafite amahirwe. Urugerero ni igihe muvuye mu itorero, iyo muvuye mu itorero gutozwa, mukajya noneho aho mutuye mu midugudu no mu tugari, mukajya gukora ibyo mwize, ibyo mwigisha. Ni nka stage. Reka tubivuge urangije kwiga, mbere yo gutangira akazi akajya muri stage. Niba mwize uburyo bwo kwigisha cyangwa gutoza abaturage umuco w'isuku, ni urugero. Urugerero aho mbiherukira jyewe, bagiraga iminsi, kuko ni ubukorerabushake, si akazi urubyiruko ruhemberwa. Bagaca mu ngo bakigisha abaturage isuku, bakamenya ngo umuturage afite mituweli de sante, utayifite rero nicyo gihe cyo kumwigisha no kumwumviriza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko abari mu Rwanda bafite ayo mahirwe yo kugira ibyo byose banyuramo, bakamenya amateka, bakanamenya n'igihugu aho kigeze ubu. Donc nicyo barusha abari mu mahanga. Hanyuma se abari mu mahanga, ko rimwe na rimwe tuba tubona za gahunda ngira ngo ngarukamwaka, aho urubyiruko justement rw'abanyarwanda n'itorero Indangamirwa bajya mu Rwanda
ntabwo ari kimwe cyangwa wenda nuko bidakora kuri bose. simpamya ko ari bimwe kuko ni itorero riri ukwaryo, hanyuma n'ibi biganiro byo kwiga ku mateka y'igihugu cyacu n'ubumwe n'ubudaheranwa, nabyo ntekereza ko biri ku ruhande, ariko byose bijya kuzuzanya. Ariko icyo mvuga ko urubyiruko rwo mu mahanga bari bakeneye ibiganiro nka biriya, nuko ntabwo bari mu gihugu, ntibafite amahirwe yo kubona ibiganiro nk'ibyo buri munsi. Kenshi ibyabo ni mu rugo, ni ku ishuri cyangwa ku kazi. Urumva nta hantu kenshi bahura na cyane ibyo basoma mu binyamakuru, ibyo bareba ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi. Aho rero umuntu niho ayobera, ashobora kuhayobera, ashobora kubona information, amakuru atari yo no mu muryango abonera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu muryango. Umubyeyi kuko gufiteho influence cyangwa ububasha ashobora kukuyobya abigambiriye. Simpamya ko yakuyobya bimucitse kuko ababyeyi barabizi, babikora babizi. Urumva rero kiba ari igihe cyiza cyo kugira ngo abantu basangire ayo mateka, bayaganireho, bayaganirizwe, bayumve, bayasobanukirwe, bityo umuntu ave mu kintu cy'urujijo. Iyo umuntu aguhaye ubuhamya bw'ibyamubayeho, bw'amateka yanyuzemo ashaririye, uburyo yangishijwe igihugu cye, ntabwo aba ari filime, aba ari ibyo yanyuzemo. Nibyo yanyuzemo. Iyo abivuga rero murebana, umwumva, utari ukumureba kuri ekran, icyo gihe ubwe aba ari ubuhamya, urushaho kubyumva no kubisobanukirwa. Niyo mpamvu mvuga ko ni ngombwa, ntabwo biratera intambwe ku rwego wenda rushimishije cyane kuko urubyiruko ni rwinshi, na gahunda nk'izi gutegura n'ubwakira abantu 1000, ariko ntekereza ko inzego z'igihugu cyacu ni abantu bareba kure, kandi niba bazajya bakurikira ibiganiro nk'ibi bazajya babona ko tubinyotewe. Usibye n'abari abajene, natwe duciye akenge tuba tubinyotewe. Ese nkawe noneho, kuko watubwiye ko muri iyo nama urubyiruko nirwo rwari, mu gifaransa bavuga ngo cible cyangwa se mu cyongereza ngo target, nirwo bari bagamije, kugira ngo byumvikane ko yari inama nyine itegura urubyiruko. Nubwo kwitabira hashoboraga kwitabira n'abakuze n'abandi, ariko urubyiruko nirwo rwari rutegerejwe aho ngaho, nirwo rwabwirwaga, sibyo? Noneho wowe utari urubyiruko cyangwa se umaze imyaka myinshi mu rubyiruko, wowe wavuga ko inama nk'iyo ngiyo yakumariye iki? Wari uhari, sibyo? Ntabwo wari cible, ariko ni iki wahakuye cyangwa se byakumariye iki wowe ukuze? Ivan, ngiye kuguha urugero ruto. Nzi ko uri umusomyi wa Bibiliya. Yego. Kurikije imyemerere yawe. Nubwo umbaza ariko turaziranye. Usoma Bibiliya ndetse cyane. Kubajije inshuro usomye Bibiliya, ushaka kutabuzibuka nawe. Inshuro usoma umurongo umwe ukazawusubiramo. Niyo wakwiha ukavuga ati ndayisoma uyu mwaka, nirangize undi gutyo, cyangwa ukiha amezi. Kuki nkuru yisoma? Nubwo jyewe atari ubwa mbere mbaye muri biriya biganiro, ariko icyo bimfasha ni iki? Muri gihe byongera kunkangura, birakwibutsa, byongera kunkangura no kunyibutsa. Mbese ni nka kwa kundi wabwira umuntu ngo wikwirara. Yego. Wikwirara, ibuka. Niko kamaro kabyo. Nubwo rega biba byategurira urubyiruko, ariko iyo binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, n'abakuze bakabireba, Ivan, bigira icyo bibasigira. Twiraye gato, iyi ndangagaciro y'ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda, twiraye gato, tugafunga ijisho gato, ndakubwiza ukuri, u Rwanda rwagira ibibazo, kuko niyo nkingi mwikoreza. Nicyo kintu gikomeye u Rwanda rushimangira, ruragenda, uzarebe gahunda zose, ubumwe nicyo kintu cya mbere kiza imbere. Icyo kintu kiba gikomeye. Aho ngaho harimo ibintu biri interesa mu byo uvuga, kuko tushobora kwibaza, wenda ntitubyibaza ubu ngubu, tuzagaruka ubundi, kuko uravuze uti twirangayeho gato cyangwa se tugahumiriza gato, twiraye gato, byaba bibi. Ubwo ntibyaba bivuze ko cya kintu wenda u Rwanda ruhangana nacyo kiracyafite imbaraga. Exactement. Kuko twagize ibibazo. Kuko hari uwavuga uti
nyuma y'imyaka 32 Yego. jenoside yakorewe abatutsi ibaye hari za gahunda zigisha ubumwe bw'abanyarwanda udaheranwa, zigisha amateka, ibyo ngibyo unyuzemo muri make guhera mu gihe cy'ubukoroni ku gutandukanya abantu. Nyuma y'imyaka 32 hari za gahunda nk'izo ngizo, ariko ukaba uvuga uti twiraye gato, duhumirije gato byaba bibi. Ni ukuvuga ko icyo kintu ingengabitekerezo yaje igatandukanya abanyarwanda. Ni ukuvuga ko iracyakomeye. Iracyakomeye. Ni virisi tugomba kuzahangana nayo n'abazadukomokaho, kuko jenoside ni ikintu kibi cyane. Hari uwacika intege noneho akavuga ati se niba mu mwaka 32 iyo virisi utarabasha kuyitsinda, ese birashoboka kuyitsinda? Cyane birashoboka. Hari ibyiringiro. Birashoboka. Iyo urebye gahunda za leta zitandukanye, iyo urebye umurongo cyangwa politiki za leta zitandukanye, rero ni nayo mpamvu hagiyeho iyi minisiteri. Ntiyabagaho kera. Minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu ntiyabagaho. Kuki bayishyizeho? Ni uko basanze ko ari ngombwa gusigasira ubumwe. Ubumwe nk'ikintu cyangwa nk'ipfundo riduhuza twebwe nk'abanyarwanda. Jenoside yakorewe abatutsi ni ibyago u Rwanda rwagize utashobora gusobanurira umuntu ngo apfe kubyumva. Aho umuntu yica umuturanyi, aho umuntu yica umugore bashakanye, aho tuba twarashyingiranye umuntu ntagire isoni, ntagire n'ubwoba bwo gutatira icyo gihango, akajya kwica uwamushyingiye, uwamuhaye umugeni. Aho umuntu yabaga yarakugabiye inka, ntibigutere ubwoba, umuntu akamwica. Ayo ni amahano. Ayo ni amahano. Yewe muri ibi bihugu nawe ujya uganira nabo, kenshi iyo umuntu abonye ngo kuri umunyarwanda, ikintu cya mbere ahita akubaza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Muri ibi bihugu by'amahanga mubona akeneye kumenya ibyo bintu. Ni ikintu nabo cyabakozeho. Nyuma y'iyo myaka yose biracyari, ntabwo bizasibangana. Ni ibintu byabaye, ni amateka. N'ubwo ashaririye, n'ubwo ateye agahinda ababaje, ariko ni amateka twanyuzemo kandi tugomba gukomeza kurwana nayo, ariko hagamijwe cyane cyane kurandura icyabiteye. Icyo nkundira rero inzego z'ubuyobozi zacu ni uko iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda, gahunda yo gukomeza kurushaho kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubudaheranwa. Buriya twavuze ubumwe, ariko ntitwasobanura cyane ubudaheranwa. Ubudaheranwa ni iki? Burya definition duhera horoshye. Definition y'ubudaheranwa ni iki? Kuko uvuze ubumwe gusa ntuvuge ubudaheranwa, haba hari ikintu kituzuye. Ni nk'amaguru abiri. Yego, biragendana. Ubumwe n'ubudaheranwa biragendana. Kuko ahantu habuze ubumwe, ahantu iyo habuze ubumwe, abantu bakarwana no kubwubaka. Ntibigishwe kutakomeza ngo be guheranwa n'ayo mateka, be guheranwa n'ibyo bintu bibi byababayeho, kugira ngo batere imbere bagere kure hashoboka. Babaho bibeshye. Niyo mpamvu izi gahunda zose zigendana. Ibyabaye byarabaye, jenoside yakorewe abatutsi yarabaye, abantu barapfa, abantu bagira ibikomere by'umubiri no ku mutima, ariko uko byagenda kose igihugu kigomba kubaho kandi iterambere rigomba kubaho. Ryaba ari iry'igihugu n'iry'umuntu ku giti cye. Yaba ari umunyarwanda wayirokotse, yaba ari utari uhari, abantu bose bagomba kugendera hamwe kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere. Ariko ayo mateka atibagirana. Kugira ngo tubyumve neza, ni ukuvuga ko n'utarabaye muri ayo mateka, n'utarabaye muri ibyo bihe, ashobora guheranwa n'ayo mateka mabi. Cyangwa se akankoresha igifaransa, ashobora kugira un héritage, iyo division cyangwa se gutandukanya agaheranwa n'amateka. Birashoboka atarayabayemo, bikanamwangiza ahubwo akanapfa ahagaze. Ariyo mpamvu ari ngombwa kujya kureba urwo rubyiruko rutigeze ruba muri aya mateka, ukabigisha uti ubumwe n'ubudaheranwa. Wavuze ngo niyo nkingi. Ni inkingi umwikorezi. Niyo nkingi ikomeye. Abantu badafite ubumwe bagera ku ki iva? Wajya ugenda muri bisi ukavuga uti uyu nguyu ni iki, uyu ni iki, tubibona. Ariko icyo nshaka kuvuga aho ngaho,
nuko Ivan buriya kubwirwa kwigishwa cyangwa kubaho muri uyu murongo wo kwiga gahunda y'ubumwe ntabwo ari ikibazo cy'uko wavukiye mu gihugu cyangwa utakivukiyemo, upfa kuba uri umunyarwanda gusa. Kuko turi kuvuga u Rwanda, umunyamahanga sindabona itorero ryategura abanyamahanga, ritegurirwa abanyarwanda kuko twebwe ni ibyacu, ni ibyacu. Ariko icyo nshaka kubwira ni uko aho waba waravukiye hose, uko waba ungana kose, upfa kuba ufite imyaka y'ubukure, ukeneye kwiga no kumenya gahunda y'ubumwe n'amateka y'igihugu cyacu. Ubumwe bwacu ko bwari buhari mbere, iki cyabusenye? Kuki cyabusenye? Byagenze bite? None se ubu bigeze biracyahari? Reba imyaka 30 ishyira n'ibiri ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye, ariko urebe haracyari abayipfobya, haracyari abagifite ingengabitekerezo, hari n'abatayumva n'abayihakana. Icyiza ni kimwe, ababikora benshi babikora nkana bazi ukuri, ariko babikora bazi nk'ubu ngubu haracyari igihugu cyitwa Amerika, Etats-Unis d'Amerique cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gikomeje gukoresha imvugo ngo jenoside nyarwanda, jenoside Rwanda, sibyo? Rwandan genocide. Uzabyumva mu mvugo cyane ibihugu by'amahanga, mu mvugo hari ababikoresha imvugo nyayo, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iyo niyo nyito. Bo rero bashobora kuvuga jenoside uko babyumva, ariko icyiza kirimo aho ni uko babizi neza, bazi ukuri. Bijya bigorana gukangura umuntu wisinzirije, bijya bigorana, ariko ababizi neza ko. None se wowe wakwishimira ko umuntu azi ukuri ariko agakomeza kwigiza nkana, cyangwa wavuga uti oya ngomba kujya kure akarekera no kwigiza nkana ahubwo Ivan, niko kamaro ka biriya biganiro rero. Niko kamaro ka biriya biganiro, kurushaho kubyigisha, kurushaho kubivuga, abantu bakabimenya n'udakeneye kubyumva, n'ufite uko abirwanya, uko kura akakumva, yashaka kwirengagiza kuzi ariko cyane ku rubyiruko. Icyiza cyabyo, urubyiruko ni abantu bumva, ni abantu bareba. Ivan, wari uzi ko hari urubyiruko mu buhamya twabonye iwabo babuza kujya mu Rwanda? Donc urubyiruko ruri hanze babuza kujya gutembera mu gihugu, kujya kureba igihugu cyabo. Kubera iyihe mpamvu? Niyo ngengabitekerezo, niyo myumvire. Ni ukuvuga ko nababa baraheranwe n'ayo mateka, badashaka kurekura, badashaka gusohora ayo mateka mabi, bakavuga ati ubu mwana wanjye najya hariya se wenda hari ikindi ari bubone. Ni iki baba batinya mu by'ukuri? Kuko umwana wabo ashobora kujya mu Rwanda nk'ugiye muri vakansi. Reka mbivuge mu ijambo rimwe bikwivuna, ni ingengabitekerezo itarabavamo, abo babyeyi. None baba batinya ko umwana agera mu Rwanda. Ababyeyi nk'abo ubu ubwabo ibahezemo ikazabashwanyukiramo ntacyo bitwaye, yajyana nabo, ariko barangiza n'abana babo. Biba bikwiye rero ko abazi ukuri, abafite mu nshingano kurinda ubwo bumwe bwacu, baza bakegera abakeneye kumva kubwirwa aya mateka, bakayababwira. Abana wabonaga, urubyiruko wabonaga bakeneye kubyumva. Urebye ibibazo babazaga, ese ko ubumwe n'ubwiyunge bwigishwa, kuki tutaragera ku 100%? Statistique ziherutse gusohoka ngira ngo zavuga ko byari 95 cyangwa 95. ni ukuvuga ko ubumwe bw'Abanyarwanda. Ese aho ngaho izo statistique ziba zireba abari mu gihugu gusa cyangwa banafatana na diaspora n'imbere mu gihugu? Donc nuvuga ko birerekana ko ubumwe bw'Abanyarwanda kuri uyu munsi bugeze kuri, reka twe 95, imibare ntabwo tuyizi neza, 95%, haracyabura 5. Bo mu ishuri, wakwibaza mu kiyo 5 mu ishuri iyo mbona 95 nari kwishima kwijana, ariko se ku gihugu twakwishimira ko biba 95? Aho 5 karabura iki? Yego, ako 5 bawubizi, ako 5 ntabwo ndi umwe mu bakoze ubwo bushakashatsi, ariko nabitekereza nk'umuntu. Ako 5 tekereza ko mu myaka 5, 10, 20, 30 iri imbere, ntabwo tuzaba tukiri kuri 95. Ibyo ari byo byose ari intambwe tuzaba twateye. Iyo ntambwe tuzayitezwa. Nuko bifata iyo myaka.
oya ntabwo ni urugero ntazi. n'urugero, okay. Kuko dushobora no kugera kuri 98 mu myaka 10 bitewe igihugu uko kigenda gikura cyiyubaka abantu barushaho gufunguka mu myumvire no kuva mu mafuti n'amateshwa barimo bakabona ukuri nyako. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ni uko iva iyo abantu biga, iyo abantu baganirizwa, iyo bahora bibutswa, barushaho kumva no gutekereza. ni uguhozaho uku guhozaho rero, uku kwegera urubyiruko, uku guhora tubivuga tubiganira natwe ubwacu, natwe ntituri kwibwira, turi kubwira abanyarwanda nabwo mu rurimi rw'ikinyarwanda ko ubumwe bwacu ni uguhozaho, ni uguhozaho. N'abashinzwe imiyoborere babyumve, ubumwe ni uguhozaho, nta gucika intege. Tugomba kubivuga, kandi si inshingano ya nyakubahwa minisita wa Minu ubumwe, no, ni inshingano ya buri munyarwanda wese, ni inshingano yanjye n'iyawe. Naho ubibonye ukavuga ngo sigaho, uri gukora ishyano, ibyo urimo si byo, kandi genda bikora. ubikora gute? Ndabikora iyo nkubonyeho imico nk'iyo, ntabwo ngenda ntakubwiye, ndakubwira nti ibyo si byo. Uri mu gihe cyo kubwaha Habyarimana. Byigeze biguteranya n'abantu? Sindi bubitindemo cyane, ariko ngize Imana ukantega amatwi, wenda ngo yego cyangwa wowe, kugira ngo nk'uwashaka kubikora akavuga ati sinshaka kwiteranya n'abantu, amenya ati ikibazo si ikinteranya n'umuntu. Ikibazo ahubwo ni message yanjye wayumvise. Kuri jye mbaye satisfait, mba myuzwe. Hanyuma kwiteranya no kutiteranya, wowe ureba uti message itangwe. Ntabwo rwose, iyo message wayitanze yabaho muri ubwo buzima, wabikora ubiganira, ariko burya ukuri gushira mu biganiro. Nkora uko nshoboye mu kiganiro wanjyanyemo, nawe nkakubwira nto yawe ibyo si byo, dore umurongo mwiza n'uyu. Ni ukuvuga ko ni umurimo ukora kandi utabyishyurirwa na minisiteri. Ne kuvuga ngo ni umurimo, reka mvuge ni igikorwa ukora utakishyurirwa na minisiteri. Ne kuvuga ngo ni igikorwa nk'uko uzi Iva, nk'uko unyura ku muntu n'ubuzima, bigomba kuba ubuzima bwacu. Nk'uko unyura ku muntu ukamubwira ngo mwaramutse, nk'uko umuntu asitara ukamubwira ngo komera mpore, n'ibyo bigomba kuba mu maraso yacu. Kuki se tugira ivangura? Kuki abantu bashobora kwiyumvamo mu ndorerwamo y'amoko cyangwa ivangura iryo ari ryo? None se iyo wowe ubikoze gutyo nk'uko tubwira uti ibyo bikora, ubona nyine kuko message itambuka, donc ubona yakirwa, ugera kuri kazi utegereje Iva, cyangwa nawe ni 95%? Oya, reka ntitutinde kuri statistique, ariko ngiye mbiganirije umuntu, nkabiganiriza umuntu, kagira amahirwe akagutega amatwi, akantega amatwi, sibyo? Ibindi yashobora kumbwira, ibyo yakiriye neza, ibyo atakiriye neza, okay, ariko objectif yanjye agutega amatwi, untega amatwi gusa, ubwire ko ibyo bintu atari byo. Reka nawe ababizi neza, ubikora abikora yabyirengagije, abikora ku bushake. Rero niyo mpamvu iyi gahunda y'ubumwe ni gahunda rwose abantu bagomba kugira yabo, si gahunda ya leta gusa, si urwego runaka, umuntu wese cyagomba kugira. Iba uzarebe no mu kazi dukora ka buri munsi, mukora muri entreprise, ibaze harimo division, ibaze harimo ivangura rishingiye ku ruhu cyangwa ku moko, ubwo si umusaruro wazavamo n'uwe, nta musaruro wazavamo. Bisaba ko abantu baba umwe, bagakora nk'ikipe imwe, bakagera ku musaruro. Ibaze noneho nkatwe nk'abanyarwanda, igihugu cyacu cyazatera imbere gute tugendeye kuri ya ndorerwamo y'abantu, aba baturuka aha, aba baturuka aha, aba baturuka byazagenda gute? Ariko umureba u Rwanda rwa none noneho Nikora, ni ukuvuga ko icyo numva muri iyi minota tuganiriye, ni ukuvuga ko watubwiye deja ngo ubumwe n'ubudaheranwa biragendana, bigomba kugendana, ni ekilibre, ubumwe n'ubudaheranwa, kandi bikaba bireba abantu bose, abato, abari hagati, abakuze, bose birabareba. Noneho wanatubwiye uti kuri wowe mu mboni zawe wumva wifuza ko ibiganiro nk'ibyabereye i Paris mu Bufaransa ejo bundi byaba ngarukamwaka bigakomeza kureba urubyiruko gusa, cyangwa noneho wumva byanafungurirwa n'abandi mu buryo buri tekinike? Ababitekereza mu buryo buri tekinike, icyo kibazo mbajije buriya nabo
nyuma yo kureba buri musaruro wavuye mu biganiro. Ibi biganiro byacu ndabizi neza ko bazajya babikurikirana. Niba bazajya bumva inyota tuba dufite yo guhora tuganirizwa kuri ibi biganiro bisabye, bizabaha indi shusho nyayo yo kurushaho gutekereza no ku bandi bantu. Iva, ntabwo ubumwe ntabwo bureba urubyiruko gusa n'abakuze. Si ikibazo cy'uko babuzi cyangwa babumetiri, bakeneye kuganirizwa kuri iki. Ku buryo uzi umuntu asoma Bibiliya yari umukristo wa nyawe cyangwa umusilamu, sibyo, asoma ibitabo byabo bagenderaho mu myemerere. Rwose iyi ni gahunda yakarebye buri munyarwanda wese. Ntekereza ko rero mu buryo buri tekinike inzego zibishinzwe bareba bakavuga ati umwaka utaha niko mitekereza baba batuye umwaka twaganirije. Wari gushobora no gutanga ibitekerezo mu nama nyinshi zijya ziba mu Rwanda. Mbona bavuga bati ntimubaze gusa, mushobora no gutanga inyunganizi. Donc nawe witinya gutanga inyunganizi. N'abakuze rero turabikeneye. Turabikeneye. Bivuge ku mugaragaro. Yego, n'abakuze turabikeneye. Turabikeneye, urubyiruko rurabikeneye. Mu bushobozi igihugu kizajya kigira mu buryo bateguye, bagiye bagerageza bakabitegura kenshi gashoboka abantu bakabyitabira. Kuko niba ubumwe bw'abanyarwanda bugeze kuri 95%, niba twibeshye wenda ari 94, mwumve ko nuko turi kuvuga tudafite imibare imbere yacu. Ariko tuvuge niba ubumwe bw'abanyarwanda bugeze kuri 95%, ako gatanu gasigaye ntago twavuga ngo ni urubyiruko gusa rwonyine rurimo. Hashobora kuba harimo n'abakuze n'iki. Donc ni ukuvuga ko akazi kagomba gukomeza kuri bose cyane rwose. Uko hatekerejwe urubyiruko bakatekerezwa no ku bakuze. Uko bizajya bigenda bitanga umusaruro, ntekereza ko inzego zacu bareba kure, barazajya bakora evaluation barebe aho. Ese buriya za ambasade z'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, buriya nazo ntibashobora gutegura ibiganiro nk'ibyo ngibyo, tuvuge ngo niveau local, batarinze gukora nyine ikintu kinini gisaba ko haturuka delegation ziturutse kure, bakavuga ati reka buri ambasade ikora akazi mu gihugu irimo. Nabyo ntibyagira resultat. Icyo kintu nacyo cyatanga resultat ahubwo inakomeye cyane. Ni urugero nk'ubu Iva uba wantumiye, sibyo, kugira ngo tuganire kuri ibi biganiro. Nose Iva, shaka umwe mu rubyiruko rwitabiriye iriya nama. Turarikira bari kudukurikira ko mu minsi iri imbere hari uwatwemereye ko azaza kutuganiriza. Urumva ko watekereje neza. Noneho nawe ahubwo umubaze, nawe wumva inyota yafite, wumve n'imigabo n'imigambi. Bityo rero ntidufate kwigisha iyi gahunda y'ubumwe ntitwumve ko ari inshingano gusa za minisiteri. Ni ukuri pe, minisiteri irahari, iratureberera, irashyiraho politiki, ni byiza, ariko natwe tubyiyumvemo aho turi muri za diaspora, tutegura ibiganiro nk'ibi. Dufite ababyeyi bakuze bazi amateka, hari abayabayemo bazi kuyasobanura neza uko yagenze. Uri kuvuga ko na ambasade yakwiyapiya kuri abo bantu cyane, bigategurwa. Ntidukomeze gutegereza ko Minumwe ariyo ihaguruka ngo kuki dutegereza Minumwe buri gihe. No, donc batweretse umurongo mwiza, bashaka kuduha guidance, bakatubwira bati donc bakadutegurira wenda ikiganiro n'urugero, cyangwa natwe tukaganira ku kiganiro cy'amateka, ariko hagamijwe kwigisha abantu uburyo bwiza n'ingaruka mbi cyane twagize kubera amacakubiri yaranze abanyarwanda. Icyo mvuga rero ni uko kenshi ntidushakire ibisubizo kure cyane, kuko natwe muri twebwe hari icyo dushobora gukora hafi, buri wese kandi hano hafi. N'ejo wenda umwaka utaha minisiteri nitabitegura, ntitujyaho ngo urumva ngo minisiteri ntiyabikoze, bityo bitudindiza. Oya, ni inshingano yacu, abantu bafite turi muri za diaspora, dutegura ibiganiro nka biriya natwe. Ibiganiro by'amasaha 3 abantu babyitabira, tuganire ku bumwe bwacu, tuganire uburyo twabushimangira, uburyo twakomera ku bumwe bwacu. Bityo bidufashe muri mobilisation, abanyarwanda turusheho kumva ubumwe, turusheho gutinya ikidutandukanya, turusheho kwanga jenoside n'ingengabitekerezo yayo yose. Ibyo ni inshingano. Ko tubona muri ibi bihe, kubera ko kuri uyu muyoboro watubwiye ko tuzajya tunavuga no ku makuru, donc ibiri mu makuru, iyo ngengabitekerezo ko rimwe na rimwe tunayibona no mu bihugu bitari u Rwanda,
irakwirakwizwa yakwirakwizwa ifite abayikwirakwiza ubwo kubirwanya ni gute ni ugukomeza kubwira abanyarwanda cyangwa ugomba no kubwira abanyamahanga ni ukurushaho kubivuga ni ukurushaho kugaragaza aho biri sibyo tukarushaho kuhagaragaza tukarushaho kubwira abo banyamahanga bagendera muri iyo ngengabitekerezo y'amoko ko bibeshya ko u Rwanda rwahindutse ariko iva aruzi ko mu Rwanda tugira imidugudu y'abacitse ku icumu abarokotse jenoside yakorewe abatutsi tugira imidugudu babana baturana n'ababahemukiye nubishaka uzambwira nturangira uwo mudugudu aho ndahazi narahigereye hari uwitwa umudugudu w'ubumwe kuri ibyo hari izina ryayo mu murenge wa Mayange hariya ni iwacu ndahazi hari umudugudu w'ubumwe warahigereye iva ndahazi naharagiye inka ndahazi n'abahatuye warababonye mwaraganiriye ndahazi nikubwira ngo ndahazi iva wumve ko mpazi sibyo icyo ni ikimenyetso cya mbere hari n'ahandi henshi hagiye hatandukanye buriya kenshi abantu iyo barwanya gahunda nka ziriya ntabwo babifuriza igihugu neza ababirwanya urabizi ko bavuga ko abo bantu bahatuye par force ikinyarwanda rimwe na rimwe ari gitinda kuza ariko urabizi ko ababirwanya bavuga ngo abo bantu bahatuye babitegetswe ikintu kijya kimbabaza ni uko batagerayo ubwabo ni uko batagera ngo bajye kwibariza abo bantu ariko iva umuntu yagufata akagutuza ahantu ku gatuza ku ngufu ngo turana n'uyu muntu ku ngufu wumva utamushaka se ntiwamuhunga ntiwamwimuka ko batari mu kazi ko nawe urahunga ngo atange temanyaje avuga ati jyewe narahunze abantu ko hari abashyingirana yego muri uwo mudugudu ndakubwiye ngo hari n'abashyingirana inshuti yanjye ababivuga ni ukukwirakwiza gusa urwango no gutera urujijo mu bantu ariko uwahageze arabizi neza ko iyo gahunda iriho kandi ikora neza nawe uri umuhamya uri kutubwira ko uri umuhamya iva ndakubwira ahantu nzi nigereye umudugudu usugira ngo ni uwa vuba ni uwa kera umaze iminsi myinshi urumva niyo mpamvu abavuga ntabwo baba bageze iyo bibera aho abo bantu batuye nibura ngo nabaze uzi ko niyo wahanyura witemberera gusa ukabaza wabona amakuru ariko biriya ababitekereza gutya cyangwa ababa babivuga gutya ni ukuyobya abantu ni ikikwereka ko rero u Rwanda nk'igihugu bateye intambwe kandi bazi koko ako kamaro k'ubumwe no kubana mu mahoro nta rwikekwe nta kwishishanya bityo rero kubyigisha ntibigomba guhagarara bigomba kuba ubuzima bwa buri munsi yego buri wese abifate nyine nk'ibimureba inshingano ze yawe inshingano yanjye ni inshingano yuriye mu mategeko bavuga ko umuturage aba afite mu gifaransa ariko bavuga les droits et les devoirs ni ukuvuga ko hari uburenganzira ufite ariko hari n'ibyo utegetswe inshingano donc ibyo ngibyo kuri wowe biri mu nshingano ngewe ntawe ugomba kubimobiriza ariko ubwanjye ngewe kuri wowe ariko none se ni ukuvuga ko abanyarwanda aho baba bari hose nabyo biri mu nshingano zabo niyo mpamvu tubyigisha iva kugira ngo uko mbyumva ukangurira abantu kugira ngo bamenye ko ari inshingano bakangurira nabo bafata izo nshingano nk'ibintu byabo iva ubu iyo ugiye gutega moto niba ujya u Rwanda gusura igihugu cyacu iyo ugiye gutega moto urabanza ukabwira umuntu ngo koraho kasike ngo ndebe amazuru ntabwo ariyo atwara moto iyo ugiye muri banki ibyo nicyo kikwereka ahantu tugeze ni ukuri ahantu tugeze rwose ni heza ahubwo ako kabura ako kapurusantaje gake kabura dukomeze twigishanye twige nako tukazamure kugeza igihe tuzagera ku 100%. iyo uvuga ngo ahantu tugeze ni heza ntibigaragara cyangwa ntabwo bigaragara ni heza biragaragara none se kuki nyine hari ababihakana niba bigaragara niya pourcentage ntoya ni bimwe bavuga ngo barabizi ariko bakigiza nkana yego ariko barabibona bakigiza nkana kubibwirwa kugeza igihe bazayiruka ingengabitekerezo cyangwa se bakayipfana
okay Nikora urakoze ntabwo tuzemera ko bazajya bakomeza kuroga urubyiruko kuroga abantu ariko ubu ko tujya tugira imisango ko tujya dutumirwa ahantu henshi hatandukanye ko tugira ibiro bitandukanye buri gihe ufata agakayi n'agakaramu urebe ngo uriya ni iki uyu nguyu ntabwo yinjira uriya wicara ku ntebe ubanza urebe kubera iki hano ubwo ari ubuzima ntabwo ni ugupfa uhagaze kugenda urobanura abantu ni ugupfa uhagaze turetse ushyize no mu ndangagaciro z'umuntu umuntu muzima ufite ubumuntu bwuzuye ivangura kweli ni ugupfa uhagaze niyo mpamvu rero kubivuga kenshi iyo umuntu arushaho kubyumva abakristo mwigisha ijambo ry'Imana abakristo mubona gute abayoboke mubona ni ubumwe ni bwa bumwe nyine ni ubumwe ariko no kubigisha guhinduka no gukanguka bakava mu bibi byitwa iby'isi cyangwa ibibi bakaza mu byiza iyo vanjiri twese tugomba kuyumva dutyo ikaba ubuzima rwose bikaba ubuzima wa wundi wigisha atandukanya abantu cyangwa se arobanura cyangwa se agira iki hari aho agera nawe bikamutsinda turi gusoza ikiganiro tsindwa gusa turi gusoza ikiganiro kuko hari aho agera nawe akabona ko ibyo arimo gukora cyangwa se ibyo ari kwigisha nta shingiro bifite cyangwa se nta resulta sibyo ndibuka umuntu wigeze kumbwira hano mu Bufaransa wo muri Côte d'Ivoire ko yigeze guca ahantu abona umusaza waguye wari uri ku igare aragwa mu muhanda noneho agenda agiye kumufasha kugira ngo amuhagurutse umusaza aranga atangira kumubwira nabi ati ndeka undi ati se ntabwo ndi bugusiga hasi ati ndeka ngende umurasiste ntabwo nkunda birabura urumva undi aramubwira ati wankunda wanyanga ndagufasha kuko ni inshingano zawe aramufasha aramuhagurutsa umusaza aramureba aravuga ati nubwo ntakunda birabura atari kuramfashije urabona ya rasizme ye yagezaho itsindwa aratsindwa agiye akajya mu bitaro akeneye amaraso ntabwo bazajya kureba ngo arashaka amaraso y'abazungu cyangwa se y'abirabura bazamuha amaraso bagendeye kuri ntuza groupe sange donc birerekana bya bindi by'ivangura ko nta shingiro amaraso dutemeramo twese namwe turi bamwe tujye turebana nk'abantu utanze urugero rwiza ku kintu cyo gutsindwa no kumva ko icyo kintu ntacyo kimaze kanguhe nanjye urugero ruto rw'ibyambayeho igihe ntibyari bishingiye ku bwoko cyangwa iki ariko byari bishingiye kuri ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo higeze haba imyigaragambyo rusange amafarumasi arafunga ari menshi njya gushaka imiti muri farumasi duhuriramo turi benshi dukora umurongo mu Bufaransa hano mu Bufaransa hanyuma dutonda umurongo nk'ibisanzwe dutegereje ko batwakira sasa nza gutungurwa n'ikintu gikomeye nari nambaye umupira iyi myenda twambara inyuma wanditseho Rwanda none inyuma yanjye hari abajene rwose ubona bari muri hagati y'imyaka 25 na 30 noneho abajene numva umwe abajije undi ati se ati turuka mu kihe gihugu abaza undi cyangwa abaza wowe ngena n'imbere yabo bo bari inyuma baganira mbumva neza u Rwanda byari byanditse mu mugongo noneho umwe abaza undi ati uvuka he iwanyu ni umwe aramubwira ati jyewe iwacu ni muri Côte d'Ivoire undi ati wowe se undi ati jyewe ni Congo Kinshasa undi ati turi muri Congo ati wanyu ati hari ibibazo ati nabonye hari ibibazo umuhungu ari buhora ko karavuga warabyumvaga ibyo byose narabyumvaga ibiganiro bagiraga kandi yakoraga uko ashoboye kugira ngo ndusheho kumva ibyo avuga avuga ibintu bibi cyane u Rwanda rwagize gutya ngo niyo mpamvu ngo nta sinkunda ngo giye ngo abanyarwanda asakuza kugira ngo byumve ndanabyumva rwose iyo nigeze haranavuga ngo ntureba ngo uyiri imbere yanjye ngo ni umunyarwanda ngo reba yanditseho yambaye umupira wanditseho Rwanda ndahindukira ndamubwira agira amahirwe make yari yambaye umwenda wanditseho Toronto basket yari yanditseho Toronto ndaje namubaza nti okay ushaka kuba utibeshye
nabaza uranze hatoya kuki uvuze ngo uyu muntu uri imbere yanjye se ati no ati iyo nkurebye physiquement ati rwose mbona uri umunyarwanda ndamubwira wi ndiwe ndamubwira urose uri umunyakanada ndamubwira ni kuko natekereje ko impamvu bavuze ko ndi umunyarwanda ari uko kubera imyenda nambaye ni kuko umbajije nshaka kukubwira wenda ko ndi umunya Eritrea cyangwa ndi niyambariye juste umwenda wanditseho Rwanda ndamubwira nose kuki uvuga ko u Rwanda nta makuru baba bafite ntibazi n'abarwana ntibazi n'ibibazo aho biri icyo nshaka kuvuga n'iryo jambo yavuze ngo nanga abanyarwanda uri kumva icyo kintu ndamubwira ntabwo wakoresha iryo jambo kuki se navuga ngo nanga abakongomani kuki se navuga ngo nanga ndamubwira ibyo byose byonyine ubwabyo byica personalite yawe nk'umuntu ntiyabyumva à 100% ariko jewe objectif yanjye ni message gusa uyumve gusa kuri jye biba bihagije utahe Rwanda nayo utanga ubutumwa ukigendera yego utahe Rwanda nayo uyitekereza ibindi umusaruro uzavamo niwo uzi ni nawe uzagirira akamaro okay Nikora urakoze naho ngaho ubutumwa wabutanze ariko natekereza ko nagerageje wenda muri za commentaire tuzamenya niba bwarakiriwe bwarumviswe kuko nanone gutanga message ukigendera ngira ngo bishimisha nanone kurushaho iyo umenye ko message yagize akamaro ndabisubiramo message urumvikana nuko ubumwe ni inshingano ya buri muntu wese abanyarwanda bose aho bava bakagera kuva ku ntangiriro y'isi kugera ku mpera aho umunyarwanda wese ari turi umwe turi bene mugabo umwe turi bene kanyarwanda icyo ni kimwe icya kabiri buri munyarwanda wese afite inshingano zo kwimakaza ubwo bumwe aho biri ngombwa akabuvuga kandi bikaba ubumwe atari bwa bumwe bwo kuvuga gusa bikatujyamo bikaba ubuzima abantu ku buryo utanabitekerezaho bikaba ubuzima bwacu hahandi ugera mu kiliziya rwose udatekereza ngo uyu ni iki uyu ni iki icyo gihe iyo wageze kuri urwo rwego ni ukuri pe wateye intambwe ikomeye ibyo nibyo mu Rwanda statistique zerekana ko bimaze kugera kuri 95%. Tumbagira bihora kuko abanyarwanda abantu barafungutse bazi utwo du pourcentage duto na abantu bamwe na bamwe baba bari aho gusa batakeneye kumva cyangwa bumva batinze cyangwa binangira abo ngabo isi zarindi irangira bakiri ariko munyarwanda uduteze amatwi munyarwanda udukurikira icyo kintu cyumvamo nk'inshingano ubumwe n'inshingano ya buri wese tubwimakaze tubuganire tubuvuge kandi bibe ubuzima bwacu ndagushimiye Nikora urakoze cyane turagushimira kuri uyu mwanya waduhaye ugatanga ubutumwa kandi njyewe wakumvaga nabwakiriye mbere kuri njyewe sibyo ndizera ko n'abakurikiye bose ikiganiro nabo bakiriye ubutumwa bakanamenya n'ibyabereye i Paris ejo bundi icyo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yari igamije ngira ngo bagiye no kuri ku mbuga nkoranyambaga za Minubumwe bagiye bapubliya discours havugiwe extraits byagiye biba kugira ngo bamenye noneho mu magambo y'abateguye bira biganiro mu magambo yabo mu discours yabo ibyo bavuze twebwe aha ngaha twaganiraga na Nikora nk'uwari uhari nk'uwabibonye utaruri target ariko nanone wari uri conscient kubera ko ari umunyarwanda yatubwiye uko byemeze anaduha nuko n'icyifuzo cye ko yumva rwose byaba ngaruka mwaka bikanagera no kubakuze ntibigume ku rubyiruko gusa kuko bitureba twese nk'abanyarwanda si nkoze resume nziza cyane rwose no mu ishuri ntabwo ari uko byari bimeze birumvikana cyane Nikora urakoze cyane asante sana aha ngaha twari turi mu kiganiro Kabeho Rwanda aho tuzajya tuganira ku mateka ku muco ku bigize u Rwanda ariko Nikora azajya anagaruka no mu kindi kiganiro noneho avuga ku biri mu makuru kuko uko ubuzima nyine bugenda bwigira imbere niko hagenda haba n'ibintu byinshi bitandukanye ariko ibyo byose bizajya biba bigamije kubaka kugira icyo bitwungura wowe kuri iki kiganiro agira icyo bimwungura bigira icyo byubaka ku Rwanda ku banyarwanda ni umusanzu
yatwemereye kuzajya aduha kuri Rwanda 360. Turabashimiye rero kuba mwakurikiye ikiganiro, twongera kubasaba ko umusanzu wanyu ni ukwiyandikisha ibyo bita mu ndimi z'amahanga sabone cyangwa subscribe, kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro tubasangije ku gihe. Umusanzu wanyu muri komanteri mutubwira, yaba ari ibyo mwifuza ko tuzaganiraho, yaba ari n'ibitekerezo byanyu ku biganiro mwakurikiye. Murakoze cyane, naho ubutaha.